Jangwanovic asante iracyariho sa iracyariho urinda upfa nibaza yuko twayihawe uriya mwaka ushize turi babiri ku isi gusa twari babiri abantu babonye sa bari babiri Sa Jangwanovic na Sa David Beckham nibaza ko nta wundi wayibonye mwebonye muri babiri babiri gusa ngewe Sa Jangwanovic yego na Sa David Beckham so rero urumva ntago kiba ari ikintu cyoroshye abantu babiri buriya niyo waba uri metire ku ibi kwisuru wa kabiri ntago ari ikintu cyoroshye Sa Jangwanovic nishimiye kongera kukubona kabisa hano abari bagukumbeho ndizera kari biki mumeze neza cyane Sa Jangwanovic aho kumeze ute wowe nkumbuye wasiri bantu ukumbuye nde mbuye wasiri ngo ne mu mahanga bari mu mahanga ameze neza okay ubushize bwo duheruka ntago mwarigize amahirwe kubona nawe kugira ngo rero yampaye invitation yo kuza kureba match yabo ariko ntago nari mu ntara ndamubwira ko ntari buboneka aramwe ngo nta kibazo nyuma yo match araza kuza kumpamagara ndimo ndataha rero ndamuhamagara mbonye atampamagaye numva nimero yiwe ntiriho ngira ngo wenda numuriro wamushiranye ariko nza guhamagara ngabo Robin ngira ngo mubaze ko bari kumwe arambwira ati ntago ameze neza ntise yarwaye byagenze gute arambwira ati ntago amenyereza ite namubwira ntoya arambwira ati batsinzwe na okay bagaritswe utamenye impamvu ariko bagezeyo amahoro ariko bagezeyo amahoro ibyo gushimira Imana ubwo mu byo turi busengere ntago turi busengere ngo ibagezeyo amahoro ahubwo wenda nuko basabira ngo bazagaruka amahoro ibyo mu kibuga byo byahora kugondoza Imana kameme ntago ushaka kugorana abakuze rero ba PRFC ndizera yuko mwarimu mukumbuye cyane Jangwani ubwo twamaze kwinjira rero muri ruhago turi kumwe n'umuvugizi w'abafana ba PRFC ku isi yose siko bimeze cyangwa ari cyahindutse nibaza ko ntacyo niyo ariko duciremo anyway Jangwa karibu twishimiye kukwakira muri studio asante mu minsi ishize hari ibibazo n'ingorane bibaho mu buzima wahuye nabyo abantu bati Jangwani acana amakuru menshi ngo Jangwani ngo wacu ngo yabivuyemo abandi ngo Jangwani ngo ntago zongera kugaragara ngo mu bintu bya peri n'ibindi mbere na mbere ku mugoroba wanjye byari mu masaha y'ijoro nka saa 5 nabonye amafoto ku mbuga z'ikipe ya PRFC mbere na mbere nanjye nishima ngira ngo twingiye twarahuye ariko none ku rundi ruhande mu butu umuyobozi wanjye arambwira ati uyu munsi 5 n'igice by'ukora byose urakira Jangwani so ariko ibyo byose ngira ngo abantu bari kuri YouTube channel barabibona Jangwani yambaye umwambaro mwiza wa APR baye umwambaro mwiza wa APR ubwo biravuga ko Jangwani nyine ari muri APR kandi APR murimo nawe ayirimo ibyo byo tukazaze tubizi ariko ndashaka kubyibwirira abakunzi ba APR bari bafite impungenge bamwe batwahuraga dufite agahinda ntago Jangwani tutamwumva ntago bimeze neza Jangwa ndagira ngo ufate umwanya ubanze usuza abakunzi ba APR hano kuri BNB birashoboka ko wenda hari n'ahandi waba warabasuje ariko ubahe n'ubutumwa gira message w'abakunzi b'ikipe ya PRFC kuko hari byinshi byavuzwe ngira ngo nawe bimwe na bimwe byakugezeho n'ubwa mbere ngiye kosuza iki nicyo gitangazamakuru cya mbere ntangiye interview nyuma yo kuva hariya narindi muri studio so nibaza yuko ndi umuvugizi w'abafana ba APR niyo haza kuza igitekerezo cyo kubireka ngira ngo nari kwisubira bitewe n'impamvu ngira ngo nimba ari umwarimu mubi nimba ari abanyeshuri babaswa nibyo ntaramenya ariko abantu dukora umwuga umwe muri domaine ndimo y'ubuvugizi bw'abafana byarantunguye cyane kumara ukwezi ntari mu gihugu nkagaruka nkumva abantu baracyamenya baracyavuga Jangwani baracyankurikiye baracyankunda abonye ko ndacyafite akazi gakomeye nsa nkaho ndi ngenyine ngewe ugize ibyago byo kumara ibyumweru bibiri apana ukwezi uri hanze y'igihugu wazaza wibwira abaturage bundi bushya ibyo naba amaze gukora mu byo byumweru bibiri so rero nabonye ko ndacyafite ibintu byo gukora byinshi baganireka nkomeze kabisa so ndacyari umuvugizi w'abafana ba APR ngira ngo iyo uvuye hariya nkuko mubizi Jarike biba bisaba ngo banze uruhuke famille gusure niyo mpamvu nta yindi ariko ntabwo APR nkuko nabivuze it's more than a club ntabwo nifata ngewe nka club y'umupira w'amaguru gusa ni famille ni umuryango rero nta kintu kimwe cyatuma wihakana umuryango udakorera umuryango uko byabemeze kose APR ni ubuzima
kandi niyo ntabikora mu buryo buri officiel nkuko mbikora ubu ngubu nibaza yuko aho waba uri hose uri umuvugizi wa Periko n'abanzi kuva kera primaire secondaire ama université mu master ahantu hose ngira ngo Cedric warabitwajyaga tuganira kenshi ntaraba n'umuvugizi n'ubundi namye nyivugira kandi aho nari ndi hose n'ubundi still nta muntu byaragoranaga kugira ngo nganze kabisa. Okay. So Jangwani rero ngira ngo ndabona ubutumwa bwinshi ati welcome back Jangwani turishimye nitwa Nshizurunge rika bafana ba Peri muze mu mwakire ngira ngo ndabona nabandi ba sportifu ati umunsi urizo umusore cyane ndamukunda ati wow welcome back Simbi nakuja welcome Jangwani ati naramabuye Jangwani wacu yaje tubungubu ndabona abakunzi ba Peri bishimye ngira ngo nabandi ba sportifu nabonaga ubutumwa mukanya nuko babusimbagurika muri rusange kongera kubona uyu musore ahangaha ngira ngo ni byiza Desire ni byiza cyane Jangwani atuganiriza neza Jangwana ekipe yo ivugira neza nico kituma abantu bari bamukumbuye karibu sana no muri studio yacu naho twari tugukumbuye cyane rwose hanyuma rero ugarukane wa mupira wawe ndanashimira bwembwe za mupira haza no kubyibagirwa ndashimira itangazamakuru muri rusange ariko by'umwihariko ko ari handi kamvuga ko nshimira BNB FM ngira ngo baradusuye abataraje nabwo baratubwiye ko byabaga ari ikibazo cy'akazi kandi birumvikana byari mu mibyizi nashimira cyane ku giti cyane by'umwihariko mbikuye ku mutima Grand Frère kuko ku bantu batanabizi ntabwo ari inshuti gusa ni Grand Frère Jado Castar yatubaye hafi twaramukurikiranaga cyane muri hariya twari turi ibiganiro byo twarabyumvaga so nibaza yuko turabashimiye kabisa tubikuye ku mutima cyane rwose so arakoze cyane rero Jangwani Sidike rero ubwo akazi katangiye akazi gakomeje akazura gafite akazura gafite n'ubundi arabashitsi banje twaganiraga mwari muri kumwe yari cyane Rigan arambwira ati twarimo dukurikira tombora irimo kuba turabyumva twumva ko nanone ni ikipe ya Pyramide ubu none ngira ngo abanyarwanda benshi barayimenye kurushaho ni ikipe ikomeye Jangwani Fisto Kalala yakoze yati ni mbwewe za mupira winjiranye na Fisto Kalala Fisto Kalala nitwa Dawo Memel ariko ndumva narabisize rero nshingiye cyo ngitwa nibyo Dawo nawaze kwikundisha ko baboss bari duhagaranya ahantu munsi y'umukino turimo abantu bari benshi icyaje kuri match ari dimanche ngiye kumva numva arambwiye ngo nitwa ngo Memerita Memeri muhuriya ariko nibaza yuko ikibi ni ukwigana nabi cyangwa kwitwa nabi Memerida nibaza ko ari we mukinnyi wa kabiri muri East Africa nyuma wenda ya Pacom Zouzoua ku giti cyane niko mbibona ko ikimenyimenyi rushanwa yavuyemo nibaza ko ari wabaye MVP cyane so nta gitangaje rero n'abakinnyi bagera kuri 5 isi yatunze mu buzima bwayo ngewe mubona bashije kubona navuga ko mu bakina mu kuri iriya role yo bita playmaking role cyangwa se playmaker tubyita cyangwa nimero 10 kera uko twamwitaga ibaza ko babona abonye navuga ko ni Zinedine Zidane André Iniesta umunyafrika Jeje Okocha nibaza ko ubungo wasigaye mu kibuga barawuretse nibaza ko ni umu-Espanyol ukina muri Barcelona bita Pedri no mu Portugal wo mu majyaruguru y'Ubwongereza icyahoze ari Club Giant ubungo ntazo kiri bita Bruno Fernandes nibaza ko wa gatatu ni Memerida bafite ibyo bita ngo ni rotation ibyo gushora baro cyangwa se baro gutegeka baro ni machine ya mpira anacheza kama computer ubona ko mu kibuga ni udeside bigomba kuba se turataka turagiye se turadoza gake tuwe tukipinga baro se Memerida Sidike yise neza Jangwanovic Sidike yise neza Jangwanovic is back narengwe kubona bita She Jibril Watara ariko igeze kuvuga story yiwe ngira ngo ntago ari hano ariko buriya Watara yavutse mu buryo butangaje cyane buriya mama wiwe yamaze igihe kinini tarabona urubyaro nyuma yuko rero papa wiwe mu gace bari batuyemo niwe musiramu wenyine bwa mbere wageze imaka ni wabaye haji ngira ngo agiye gusaba Imana ngo izamufashe byibura babyara umwana ahura n'umuntu ngo w'umusilamu wo muri za Arabia Saudite waruzwi cyane ngo atanga icyo bita sadaka asaba ubusabe kugira ngo Imana izabwumve uwo musilamu garamubwira ngo muzabyara umwana ngo ariko igihe bazaba twite azirinde kunywa amazi y'ibisindisha ikintu cyajyanywa amata gusa buriya
Watara kuba muzi neza nta kintu kimwe kigiye gikora mu kanwa ke atari amata no muzarebe no muri wo mapu ayisuka mu matwe ntagajya yanywa ayisuka mu mutwe ntagajya yanywa nk'inshyushyu gusa Watara so rero ubwo yuko siku nyamubwiye ko nazaba tazamwana wabo gusabwa za mwana w'igihugu n'amahanga kandi ngira ngo mwarabibonye ariko acyagira abwiye abantu timufata ideni mwishinganishe kuri Watara abantu bagira ngo ni bya bindi byawe barabibona ariko Watara buri afite story imwe neza no kwenda wari mu mizirima ariko n'umugabo bita Yobu muri Bible Yobu ngo ageze mu bigeragezo bikomeye cyane kuri finale ya nyuma agiye gupfa inshuti ziwe n'umugore barimo baramubwira ngo wacumuye ku Mana ituke wipfira Yobu ngo yakoze indahiro ikomeye cyane aravuga ngo nimba naracumuye ku Mana ngo ndagapfa umugore wanjye acyurwa n'undi mugabo ngo cyangwa ngo mpinge ngo abanzi banjye basarure ngo nta cyana kimwe nigeze nkora imbere y'Imana ngo nta nubwo nzakundira ko umutima wanjye ugira icyana kimwe undega imbere y'Imana mu minsi yo kubaho kose abakomatateri wa Bible yaravuze ngo iryo jambo ngo mu ijuru ngo Imana yabwiye abamarayika ngo nibarisubize Lorane ngo umunsi wose hiriwe havuga iryo jambo gusa gutyo Yobu yavuze uwo munsi wose ku itariki ntibuka neza kuri finali igikombe cy'amahoro ngira ngo ku munota nk'uwakangaye kuri baro picari yambuye ipasa neza yambukanye umurongo ugabanyamo ikibuga cya kabiri atayataka irasimbuka uwa mbere ageze muri box amwiza umupira ku muhanda arazenguruka afatwa nk'umuntu ufatwa n'amashanyarazi shyiramo igitego ngo mu ma office akomeye cyane mu institution amwe muri iki gihugu ngo aba boss ntaga akazi kigeze gakorwa kuwa mbere ngo baravuze gusa ngo bacanye amateleviziyo akajya avuga ngo musubizemo cya gitego umunsi wose urumva neza afitemo ikintu ahuriyemo nayo akazi karaza gutwanga akazi ku ya mbere ahubwo nibwo yaza ku ya mbere ni Fisto Kalala Fisto Kalala nababwira ko buriya Jarike umutaka ikintu cyonyine nzi udashobora gukora ntushobora kubuza imvura kugwa ibyo byo nta bushobozi bufiteho ariko ifi hari ubushobozi ifite kandi imvura nayo idashobora gukontorora byibura nyiri umutaka ushobora kumuperimeta guhagarara mu mvura ntanyagirwe Fisto Kalala Mayere umuntu bita Clement nigena nta bushobozi na buke afite bwo kubuza umutozo we kumushyira muri first level ntabwo afite ubuyobozi bwa peri nanjye ubwanjye namubwanjye ntabwo dufite ariko hari icyo afite kumubuza gusa attempt yo mwizamu ibyo byo bifite ubushobozi Clement Nigen kindi bazamuze prediction kuri Fisto Kalala Mayere kuko numvaga umuvuga cyane imbere yuko nta bushobozi afite bwo kumubuza kujya mu kibuga kuko no mukino wa pyramide ufite ibyangombwa ariko mufise ubushobozi bwo kumubuza gutera mu ubwo dufite ubushobozi rwose ubwo turabwemera kandi ntabyo azakora si ubwa mbere mpuye na Pyramide Home nibaza ko ikintu kinini yakoze ni ukwishyira gitego mu byo bita abasore ngo ni dakika za Gion dakika za nyongeza ku minota 40 match irimo irarangira ariko of course ariko nibaza ko izaba ari match ikomeye Pyramide ni ikipe ikomeye ariko nibaza ko dufite abakinnyi bakomeye nkuko nabikabwiye urebye sezo ishize uburyo twakoze performance kuri Pyramide ntago byari byiza cyane ariko none ntibyari byabaye nka sezo yayibanjirije urebye none imbaraga twongeyemo abagabo nandi kubwira aba batarangira ngo twatumaze imyaka myinshi tutabona Meri Biteri muri APR ngira ngo Watara yaraje hari uwo bita Togwi Desire ngira ngo muraza kumfasha mwese hano njyana nabukurikirana mwumva igifaransa il peut changer toutes les choses à son faveur yari muri la box ibintu byose muri surface abiye mutoga ku igifaransa arabihindura bikaziwe Togwi William afite Jari n'umwataka uri complet afite igihagararo afite umuvuma yatakiraciye ku ruhande mo hagati n'umuskora n'umubora jewe reka mbabwire Pyramide socks zitakuwa nzito kuliko kiato muzamuyona abafana buziye umurindi kuri tapi ku isaha saa 8 z'amanywa ariko kubera iki karakano ka saa 5 star generals bagera muri batanu bicaye muri tribunal bareba match reka mbabwize ukuri nta kibazo kajeje meze neza anapumzi kama chita ni kama umbwa za Ujerumani hari byo bita ubwoko bw'imbwa bw'abadage bita ngo ni German Shepherd sinzi ko bazita kajeje umubona ubona ko anapumzi kama chita ubona ko anapumzi afite igihanki
Claude mzee wakucera reka nkubwize ukuri kwe ariko Jangwani uri Sekiganda ariko mwaramubonye Sekiganda muri azi ko ari piramide irimo piramide azi ko ari piramide ba maeleze piramide siyo bora kuzidi Zamalek nayiteye 4-1 yari ivuye gukina finali ya World Cup y'ama club muri Amerika y'amajyaruguru yihuye na Juventus ya moto wakina Zidane ataringi iwaya yajani kubitwa bino jari wetegereza bureba ntago nagize amahirwe kuko ubundi Dariko nagize amahirwe kuva na umuvugizi yagezeho ngira ngo Maria sinye Maria twagiraga mba twarasabanye tuza kumenya natwe inshuti twaraganiraga cyane ariko uyu nguyu ntago nigeze amugira amahirwe ko nahise njya hariya ariko ejo buri ngira ngo nsohotse nagize amahirwe kuri match ya Gicumbi 2-1 ngira ngo twaganiriyeho gatoya bitari byinshi ariko yarambwiye filozofi yawe niye yaransekeje cyane aranga ati turakina izi ni match turakina uzambona kuri pyramid ngo afite ibyo bita ngo we yizerera muri filozofi ivuga ngo ni dynamic passing and pressing ku itariki ya mbere byo muzabona dynamic passing and pressing niko yamubwiye iyo dynamic pressing passing and passing naramubwiye hari ibintu bibiri ugomba kuronshinga kuri iriya match abantu bagomba kuba bari dynamic bameze nka memory dynamic hari ibyo baswahili bita ngo ni kwenda kucheza match hapana mpira cyangwa se kwenda kucheza mpira hapana match urumva ibyo ni ibintu bibiri byenda gutandukana ariko byenda gusa we yarambiye rero mimi ntaenda kucheza mpira siendi kucheza match byo ni bya pyramide byo kuzagenda babari imibare myinshi nzajya gukina umupira Sidik sawa abafana bazi abafana barishimye oya ngo bamaze ubwo yewe singubeshya ndamuzi abafana umaze ubwo ntabwo nari kuzajyayo ariko kumva Jangwani bendi bimurakoze nzaza Mediane ndabona kanyenyeri Jangwani kanyenyeri ntago rukona ari izindi nzira bicamo abafana turi kuri kanyenyeri n'abantu 8 match ni saa 8 zuzuye mbere ibutsa abantu bakanyenyeri abantu baguriraho amatike abantu bafana ba peri mugura amatike numvaga mupfuga ngo mufite ubwoba ngakariya sidi ngakariya hakurya ngakariya akanyenyeri 6 akanyenyeri 700 akanyenyeri 12 urwego ugura itike ya make ni 5,000 ubu yageze ku 3 ubu iri ku 3,000 iminsi ibiri imbere y'uko maso ubundi buri minsi ibiri ku cyumweru saa 6 z'ijoro bizatangira bizasubira ku 5,000 yagikizwe ku 2,000 iki ni 3 kugeza ku cyumweru saa 6 z'ijoro nibyo ubwo no kuvuga ngo kuri uyu wa kane ku wa gatanu ku wa gatandatu kugeza ku cyumweru saa 6 z'ijoro uraba taragura tike n'akazi nawe n'akazi nta so babutegereje kabisa ntabwo azobashaka kuraba iyi ni champion d'Afrique nta kandi reka mbabwize ukuri ntabwo kureba Sekiganda ku 3,000 ubundi nibyo bita mu gisore ngo ni wizi wa mucana ni nk'ubujura bwa kumanywa 3,000 Sekiganda buri afitemo ikintu cyenda gusa na Dauda buri nawe yize ibintu bita mekanike muri secondaire buri ngo mu gushwanyaguza moteri ya benzi hanaga ari bwoko bwa moteri zose zibonetse ni benzi moteri ubundi ya benzi bakubwira ko aba expert byibura bishobora kubatwara amasaha hagati ya 6 na 7 ari babiri bungi cyane Sekiganda amasaha 2 moteri ya benzi bishwanyaguza urumva mu mfite capacity gushwanyaguza moteri ya benzi amasaha 2 gushwanyaguza mediane yabari abasaza kuri iriya zuba no kuri tapi kumureba kuri 3 n'ukwiba komanywa ni wizi wa mucana ni ubujura bwa komanywa imbere y'ibari Dauda imbere y'abari Dao oya byo n'ukwiba komanywa kureba Dao ku 3,000 ariko mwabonye wa mu mediateur w'igipara wo muri Burkina Faso ubwo afite akazi Brati Touré afite 42 niyo yagejeje ubu 42 tuzukwa 3 cyangwa ureba neza 42 nagaza umufata ni nkuko yavyaye Memerda yakoze cyane cyose cyangwa iyo jezi wambaye abafana zaba zihari n'ubu ziri kuri office ziracuzwa hari itike ya Pluto jezi 15 17 35 na 50 ariko ayo ni amakapcho urumva twagiye dutandukanya ni by'iburayi ni jezi ibintu byacu byose nyirango niyo wambaye igura ngahe ingi ni 17 niyo ya nyuma niyo price ya nyuma ku bafana ya make ni ya 15 hari ama jumper rero ya 35 na
na 50 hari amafurari hari ingofero tike niyo irimo irabikorera so rero bajye kuri office no ku munsi wa match n'ubu ngubu ariko ubishaka rwose ntago wazibura ziruze tuzaze twambaye umukara n'umweru vuvuzera ibikoresho ibintu byose birari muzabona ibirori biteye ubwoba ariko icyo nababwira cyo kirenze ibindi ndumva nk'abafana nka 5 bazaza nshobora kuzabaha jezi z'ubuntu abafana niyo nzaba nambaye bumve byibara n'umuvugizi wayo Oderi we parfenitera abayumve abazaza gute byaje umunsi abazaza reka tuze gato mu kanya rero ngira ngo turanarekura telefone Jangwani asuza abafana ba Peri bakeya mu muvugishe ndabona rwose ubutumwa bwinshi ko mwari mu